muri Luka tuwa bwiza bwa Yesu Kristo tweswe na Dr. Luka ibice 24 tugiye gusoma ijambo ryo gukingura ntabwo ntazi n'isobanuro nyinshi nashyiraho kuko inyuma hari umubwiriza. Turasoma umurongo wa 13 turi mu murongo rwose mu bitekerezo mu mwuka wo kuzuka kwa Yesu. Luka 24 umurongo wa 13. Nuko umunsi babiri muri bo bajyaga mu kirorero cyitwa Emawusi kuva Yerusalemu kugerayo ikasitadiyo 60. Nuko baganira ibyabaye byose, bakiganira babazanya, Yesu arabegera ajyana nabo, ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenye. Arababaza ati, muragenda mubazanya ibiki? Barahagarara bagaragaje umubabaro. Umwe muri bo witwaga Kiliyopa aramusubiza ati, mbese ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Arababaza ati, ni ibiki? Bati, ni ibya Yesu w'i Nazareti, wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa, bakamubamba, kandi twiringiraga yuko ari we uzacungura Abisirayeli. Uretse ibyo, dore uyu munsi ni uwa gatatu uhereye aho ibyo byabereye. None abagore bo muri twe badutangaje, kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi ye. Nuko baraza batubwira ko babonekewe na marayika, bakababwira ko ari muzima. Kandi bamwe mu bari bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye, ariko we ntibamubona. 25 arababwira ati, mwabapfumu, imitima yanyu itize cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo yari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangira kuri bose no ku bahanuzi bose abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Bageze hafi kw'ikirorero bajyagamo, agira nk'ushaka kugicaho, baramuhata bati, se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukaba ukuze? Nuko arinjira ngo agumane nabo. Yicaye ngo asangirane nabo, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. Amaso yabo arahumuka, baramumenya. Amaso yabo arahumuka, baramumenya, maze amurira imbere yabo, ntibongera kumubona. 32 baravugana bati, yemwe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe? Uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga 11 bateranye hamwe n'abandi, bumva bavuga bati, ni ukuri umwami Yesu yazutse, ndetse yabonekeye Simoni. Nuko babandi babiri nabo babatekerereza ibyabereyeho mu nzira,
n'uburyo bawumenyeshejwe n'uko abanyaguye umutsima. Amen. Haleluya. Izi nkuru zo kuzuka kwa Yesu ziraryoha cyane kandi reka zituryohere. Yesu yakoze ibitangaza bikomeye cyane. Iyi nkuru siza kwitinda nababwiye ko ukugurura, ariko ndi kwisomesho natekereje ku magambo yize kuri atatu gusa nasomye byinshi. Ijambo natekereje uburyo inkuru ikintu kiba haba mu gihugu, kikaba mu murenge, kikaba mu mujyi, kigatuma abantu basa nkaho bakangaranye, aho umuntu ari na mugenzi we bakakiganiraho. Ibyo rero nabyo ni inkuru yabaye i Yerusalemu, imaze kuba biba nk'uko bamubona ngo iba Kimomo, iravugwa, imaze kuvugwa kugeza ubwo abantu babiri bagiye bayiganiraho. Abagabo babiri ngo bari kuyiganiraho baganira ku byabaye, bari kuvuga ku byo bumvise, bavuga uburyo bumvise riri jambo natekereje uburyo bumvise iyi nkuru yavuzwe n'abagore. Ntabwo ari abagabo baje kuyitangaza, ni abagore nibo bayitangaje, kuko ngo bagiye kureba aho Yesu yari ari ku mva ye, basanga nk'uko baririmbyi baturirimbiye, basanga imva irangaye. Basanze irangaye nyine barikanga, birumvikana. Iyo ushatse kurebona muri Yohana ibice za 24 naho nuko ariko bajyana iryo tangazo bati wapi, bati ibintu byakomeye, bandi bati nibiki, bati Yesu Kristo ati ntawe urimo. Inkuru iba Kimomo iravugwa. Aba bagabo rero uko ari babiri bari kugenda bayiganira, bari mu nzira bari baziranyeho, nuko bageze mu mayira abiri, bageze mu mayira ahure niho kujya hariya kuri rompuwe, babona undi mugabo acomotse nko mu gikombe, nuko araza agendana nabo, bazavugaga bajya hano bakiri bari kugenda baganira. Nuko yari yabumvise, abatega amatwi ati niko ni ibiki muri kuganira. Bamufata nk'umuntu rwose udashobotse, nk'umuntu utamenye ibyabaye. Barakugeza ubwo ni wowe ese uri umushyitsi waraye muri uyu mujyi wa Kamembe, ese byakugendeye bitu nateze ni wowe utazi ibyabaye. Udatereka dange we ntabyo uzi, baratangira kumbwira ibyabaye, ibyo siza kwitinda. Bakubwira bati ni umugabo witwa Yesu, naho ubwo ntibamenya ko ari we bari kubwira. Bati ni umugabo witwa Yesu, bati yari umuhanuzi ukomeye, baramutaka. Nuko badakuba bati kandi twari tuzi yuko ari we uzakiza Abisirayeli ingoma y'Abaroma. Nuko baramubura bati none twagiye kumva twumva ngo yapfuye, ejo bundi yarapfuye, ariko uyu munsi muri iyi gitondo niho twumvise abagore ubwabo baza batangaza ngo ntabwo bamubonye ngo yazutse. Yesu aramwumvira kubwira umuntu ibintu azize abikurusha sinzurumva, aramwumvira. Nuko adatinze baratangira abagabo barapfuye, arabagaye ati mutinze kwisi, ntimuzi yuko ibyo bintu byabaye. Yari yateze kubabwira ko ari ntimuzi yuko ibyo bintu byabaye byari hanuwe n'abahanuzi ba kera, ahera kuri Mose mu gitabo cyo kubara niho yabivuze rwose, n'ahandi hose agenda abivuga yuko Kristo azapfa. Nuko abagabo n'abandi bahanuzi bose ba Yesaya bayohanura iby'urupfu rwe arabibabwira. Nuko arahanatesha hukuru baragenda, reka nagize ngo bageze ahantu bari butandukanire, babona agiye kubaca bo bari bageze imuhira, bageze iwabo, ariko babona burishe n'abantu b'Imana tujye tujya kwakira abashyitsi. Nuko bageze ahantu batandukanye batanu bamumenya, ariko bamwe bati uyu muntu se ko twaganiriye none bukaba bwije yaje akarani wacu ejo agakomeza urugendo. Bamwe bati ukomeze noneho nyuma y'urani wacu ejo uzakomeza urugendo. Arabemerera aragenda, agezeyo mu ngo zabo bazana ibyo kurya, birumvikana babwiye abadamu babo bati twazanye umushyitsi. Nuko abadamu umudamu azana ibyo kurya ashyira aho ngaho, ashyize aho ngaho yari imitsima. None bagiye kubona babona atangiye kugira gute kumanyagura umutsima, ntabwo banabimubwiye. Byanyibukije ikindi kintu kera cyajyaga gikorwa ubundi buri gihe cyose iyo mwageraga ahantu muri abashyitsi, ubu ngubu byarahindaguritse, bakabagaburira abashyitsi nibo basengeraga ibyo kurya. Niko kera byari biri mu banyamasengesho, abashyitsi nibo umushyitsi nibo basengeraga ibyo kurya.
nuko noneho babonye bayagize gutya babona ngo atangiye kubanyagura umutima ahita ko akora ku maso yabo ubushobozi bufite bamumenye ngo ahita ko bagiye kubona azamutse ntabwo yanyuze ku irembo ntiyasohotse mu muryango bagiye kubona azamutse hejuru yabo ntibongera kumubona. Ijambo rya nyuma ndikireho ni irihe ryagirije n'igihe bo ubwabo babonye ibyo ngo basubije imitima yabo inyuma batekereza ukuntu baganiriye nawe batari bamuzi ariko baza gufashwa ngo umwe abwira mugenzi ngo cya gihe turi kuganira yasaha ntiwumva gukora imitima yacu ikeye. Haleluya. Cya gihe turi kuganira nawe imitima yacu ntiwabonaga uburyo yari ikeye. Reka mubwire iyo Yesu yagiye kuganiriza iyo Yesu muri kumwe nawe no kundi kizakubwira kuri mu mwanya w'Imana no umutima wawe uzabukiriye umutima wawe unezerwe na niyo kintu cya mbere niyo Yesu kikwiyereka bwa mbere umutima wawe uranezerwa. Haleluya. Nagize kuri ijambo